umuryango wa Nyesi uhangayikishijwe n'ubuzima bwe nyuma y'ibyamubayeho. Hagati aho Sori na Nare akanyamuneza ni kose. N'urunana. ariko reya wajya ureka kwigira nyoni nyinshi koko. Ndigira nyoni nyinshi gute se Sori? Ubwo se washaka kuvuga ko utazi ibyarumana nk'uko byarangiye koko? Sori, wirirwe niba udashaka kubimbwira, simbura abo mbyumvana ku ishuri, kandi niyo ntanabyumva birorere. Ubundi hari icyo bimariye usibye kumbyimbiliza umutima gusa. Ariko reya, tuvugishije ukuri koko urashaka kumbwira ko ibyabaye ejo kuri Anyesi nta ruhare wabigizemo? Ngaho se zimpe neza. Yarwariye igicuri mu kidara asaba ko baraho yikubita hasi furo riraza we. Ayiwe, ikidari se yakigezemo. Byagenze bite se? Ubwo kukinyicisha amatsiko kuko Sori wambwiye. Ayiwe reyewe, urashaka kumbwira ko kugeza aka kanya ko kutaramenya ko ibirori bya Rumani nk'ibyapfuye ku munota wa nyuma? Ngo iraso iki? Ariko reya nzisi Imana senga imwe nsenga 10. Sori, ongera umbwire. Ejo ntabwo Chris yasabye Rumari? Ayiwe, yewe, uretse no gusaba nta n'uwahakandagiye. Gwiki? Uretse na Chris nta n'uwo mu muryango we wahageze. Jewe rwose nabonye bibaye mpita numva ko ari we wamugiriye y'umuteza abakurambere. Wa pipe. Ejo niriwe mbunga nka roho mbi nikundishwa ku nshuti zanjye, sura abashaka n'abatashaka kugira ngo nibura ngaruke nimugoroba ibyo birori byarangiye. Byarapfuye rero abantu birebe inywera ibiyoga bigeze nijoro barataha. Ese we, none se byagenze bite kugira ngo Chris amukatire ku munota wa nyuma? Shareya, urabezi ko nzi kuyatara, ariko ayaye yose naperereje ngo numve ko namenye ikibyihishe inyuma wapi. Ndagijoro ririwe. Niko se basha. Karame. Na amasaha ageze. Ntacye cyane papa. Usari saga hebwe ba. Ni saa 3 mama. Yego ko mana yanjye. Ibintu by'ubuntu biraga. Zakazaranga tazari zisize n'imvura rwose. Sho. Nubwo biriya birori byapfuye ariko abantu binywereye inzoga pe. Zakazo zari zihari. Bega rangwita ngo aritegura nubwo yiteguriye ubusohokanya. Kuzi ko namuye byeri kugira ngo enye niba atari neshana aho. Ngewe rero izo nazinyweye tukihagera. Mu masaha 8 nari maze kunywa 7. Nyuma yaho sinongeye kubara. Mama, wangu ya macupa y'inzoga urenze izindi. Zirenga ahubwo. Kosari z'ubuntu ze nari kuzirebera izuba. Ariko mu ishuri batwigisha ko inzoga nyinshi atari nziza ku mubiri w'umuntu mama. Yakora bene bushombe muzi kwigira intiti n'intyoza. Uwo mwarimu wabigishije ibyo se nuko nyine yari yazibuze. Oya kankwa, ibyo abana bakubwira rwose nibyo. Kugera kwiyoza inzoga nyinshi ngo nuko wazibona ibintu rwose ntabwo ari byiza. Ubuze naziherukaga ryari. Bankoreho induru bajye mu mirimo. Twavuye kwahira ubwatsi bw'ihene n'amazi twayavomye. None ko zibe bashahuba. Cyangwa nako muri akuri isuku mu kiraro cyazo. Ni kerero igezweho gukora isuku. Wangurije ko nzakwishyura. Ivene nasize ku nzara nimara kuvaho koko. Muranyumvira uyu mukobwa. Umusaza wawe yicwe n'imirimo wenyine urahura aritse intoki ngo wasize za maverini. Ubusize inzara zimeze gutya nizo najyana mu mahurunguru n'amaganga y'ihene mama. Ahubwo ndazikubita nukomeza kuzindarika imbere. Maze na Nyensi aranyensi ubukwe yabuvuyemo none ni wowe ukiri muri ayo siki wahe. Ndashaba. Njyanira ku muriro iyi telefone. Bambwiye ko iyo uguze batiri nshyashya uba ugomba kwishyiramo umuriro ikabanza kuzura neza mbere yo kuyikoresha. Iri ishaje se wanyihereye papa. Kuko ushaka batiri cyane shaka zikoresha ikibuba. Mfite n'urugi rwa telefone ndashaka kuzagenda nterateranya uduce kugeza nuruje telefone nzima. Ariko se ubwo bushakashatsi bwawe wizeye ko uzaguhira koko mwana we? Umwana se aramutse tunuri. Urebye araye neza n'ubu urabona ko nta kibazo afite. Nta muriro yigeze agira nijoro? Oya ntawo, kandi yanonkaga neza rwose. Mu kanya ndamutekera igikoma. Imana ishimwe rwose uko yongeye kumera neza. Mu kanya umubyutse yongera agende amenyere.
nta kibazo rwose urebye yakize pe. Erega buriya kwa muganga nabo ntibagusezerera babona umwana akirembye. gusa Nori Karame, wibuke inama batugiriye zo kwitwararika isuku. Abaganga batubwiye ko nta kindi umwana wacu azira uretse umwanda. none se ugiye kuvuga ko ndi umunyamwanda Kareme? Aha simye uvuze ariko nyine umwana wacu ni icyo azira. Kandi si ubwa mbere batubwira ko nitutita ku isuku y'ibyo duha umwana wacu azahora arwaragurika. Ariko ubwo kuki utabonaho ikibazo kiri ukaza kugishakira aho kitari Kareme? Aho kiri se niye ngo tugikemure. Umwana wacu asigaye agenda kandi akenshi akunda kujya kwa mukecuru akirwayo mukecuru akamugaburira. None se ukavuga ko mama ari we umuha ibiryo birimo umwanda Nori? None se wowe ukuzi mukecuru uriya muri bya bihe bitanu by'ingenzi byo gukaraba intoki ni ibihe yakubahiriza? None se yarya cyangwa akagaburira umwana adakarabye? Aha, niba yarya akarabye cyangwa akagaburira umwana akarabye se uriya yakwibuka gukaraba intoki agiye gutegura amafunguro Kareme? Aho kuri mama biragoye. Avuye kuri toilette cyangwa amaze gukuraho umwanda w'umwana buriya arabyibuka agakaraba intoki? Simbe hamye ko yaba akaraba. Nuko rero ejo umwana yarwara aho kureba aho bituruka ukaza kubwira ngo Nurine ngo ugende njye ngira umwanda. Ibyo se nabikoraho iki Nori? Ubu se nabuze umwana kujya gusura nyirakuru? Uzabwire mama wawe kujya yirinda umwanda. Urumva igihe cyose ari kumwe n'umwana umwibutse ibihe bitanu by'ingenzi byo gukaraba intoki. Nawe uzabimwibwirire si wa kenshi muba muri kumwe ra? Urumva rero natinyuka nkagenda nkabwira amabukwe ngo ugira umwanda cyangwa urashaka ko ahita yongera akanya kandi nta n'iminsi iciyemo tuvuganye neza Kareme? ese ko mbona unyuka inabi nakugeze ntibudensiya kukubaza uko ibirori byagenze ni ikibazo? Nkutsi nabi ntesera ndagututse. Ibaze nawe ndakubaza uko ibirori byagenze ngo ni neza, nakubaza ntimwaratwitse ngo mutwike iki, cyangwa ntabwo ushaka ko menya uko ibirori by'inshuti yawe byagenze? Nta mwanya mfite wo kubigusubiriramo Leya. Nawe ni inshuti yawe, iyo ushaka kumenya uko ibirori bye byagenze wari kubijyamo kuko wari watumiwe. Kandi nkubwira ko nari nasuye inshuti yanjye yari irwaye. None se ikindi ushaka ni iki? Gusura iyo nshuti nabyo byari ngombwa. Yibuze se wanyeretse n'udufoto mwifotoje nkareba uko ibirori byari bimeze. Leya findi rutwa na Sararoga, urabyumva? Ndabizi ko kuba ubukwe bwa Nyesi bwarapfuye byagushimishije. Jya kwishima hirya rero nushaka wisengerere, ariko ntuze kumvugaho ubusa. Kubirakariye se kandi nashakaga kumenya uko ibirori by'umuvandimwe byagenze we. Nyesi ni umuvandimwe wawe? Nta nubwo muri inshuti, uri umugome, uri indyarya mbi. Wamwihishemo igihe kinini ariko ubu yarakumenye. Nako si we wenyine, natwe twese twarakumenye. Noneho mwarampagurukiye ndebye nawe mwarangirira nabi. Ntawe uzakugirira nabi ariko nta n'uzakwizera. Warigaragaje uwo uriwe. Uri Leya w'umunyeshyari kandi wikunda. Jyewe ungiriye neza twajya duhuzwa n'akazi gusa. Ibindi by'ubuzima busanzwe ukamenya ibyawe nanjye nkamenya ibyanjye. Noneho ubwo mbaye igicibwa inyarurembo rero. Ariko se nyogoko nawe inshuti magara yarangwida koko ntacyo yakubwiye? Akimbwira se twari twanahura kuva ubukwe bwapfa. Cyakora ibyago bigwira abantu koko mana yanjye we. Gupfusha ubukwe ku munota wa nyuma. Buriya se ni ku munota wa nyuma Kareme ko twavuga ko bwari bwanabaye rwose? Gusa amakuru ahari ni uko hari umuntu ubyihishe inyuma. Akaba ari wabujije se umuryango wo kwa Titireri kuza gusabara? Oya, bivuga ko uwo muntu ngo yabagiriyeyo akabateza abazimu bakaba ari bo bica ubukwe. Yego rata nanjye nibazaga ikintu cyatumye ubukwe bupfa ari nkaho bwabaye kikanyubira pe. Nuko byagenze rwose. Kandi ababikurikira neza bavuga ko byakozwe na mwene Tadeyo. Reka da, Budesiyana se? Budesiyana kandi ariwe ari kwambarira umugeni. Ngo nuriya mukuru we Sorina. Ariko rata koko byanashoboka kuko Sorina ni umuntu ugira ijinyori akumva yaba umukire kurusha abantu bose. Rero kubona Nyesi yaragiye kurongorwa nk'umukire nk'uriya bishobora kumubabaza. Ntuzi ko we n'umugabo we baherutse no kuroga inka za muturanyi wabo Ruremesha se? Ibyo bintu mwabiretse koko mama, ko nta gihamya mu bifitiye. Kahoda. Ruremesha ubwe si warimo kwisabira abantu imbabazi
mu kabari avuga ko inka ye yishwe n'amashashi koko? nta nduru ivugira ubusa ku musozi Kareme. Kuki se bavuze Sorina ntibavuge murumuna we cyangwa ngo bagire undi bakeka bagakekaho? si nk'ibyo byose se Nori burya nibakubwira ngo kanaka araroga niyo baba bamubeshyera jya umugendera kure. Oya rwose ibyo ntabwo mbishyigikiye mama. Nimushake ariko ibindi tuganira bitari ukubeshyera abantu amarozi. Hakana rero nakubwira iki? Nahakana. Reka nihere umwana wanjye utuneke muzaniye ndabona yatangiye gutora ka mitende. Oya nyogoko, oya rwose. Weho umwana imineke utabanje kumukarabya intoki. Umuneke se uramugira uti? Akiririra ata mwana we. Urakenya ko umunenganenzi utabona ko ushonje. Oya mama, oya rwose. Ibyo Nori nakubwira nibyo. Reba rwose umuneke nuronze umwana ubuhaye ntakarabije intoki. Urumva nawe ubwawe ntiwanakarabye. Ubwo se urumva ko kutagiye kumugaburira umwanda mama? Mwakweruye se mukavuga ko mudashaka ko muroga ko n'ubundi atari ubwa mbere munyita umurozi Kareme. Nukuri rwose ntabwo tukwisa umurozi nyogoko, ariko nyine kugira isuku ni ngombwa igihe ugiye kugaburira umwana kugira ngo nyine tumurinde kurwaragurika indwara ziterwa n'umwanda. Ngaho nimusigare mwita ku mwana wanyu atazongera kurwara kubera nyirabazungu reka. None se ubwo ko kwisa ugenda mama? Uhise ugenda kuko tubwiye ko atari byiza kugaburira umwana utabanje gukaraba intoki koko? Ese mwanditse Shyaka kwibaza ari ibyanjye yige uzi uko nzabyitwaramo? Kukureka twakurekanye cyane ko nta nicyo dufite tugufasha, ariko ntitwareka ngo ukomeze kwicisha inzara tureba. Ubundi se kurya bimariye iki? Nese ko ibyabaye byabaye kwicisha inzara byo kuko birakumarira ikinye? Kose ahubwo se ko Chris atigeze akubwira ngo birarangiye nk'ubu igitangaza kibaye akakubwira ati dusobukura ubukwe bwacu wabigenza ute kandi waramaze kwicisha inzara? Yegora Shyaka nawe musaza wanjye. Yamara ubwo se urumva haba iki gituma yisubiraho kuko ibyo yambwiye mbizi? None se yigeze akubwira ngo nakwanze ibyawe nanjye birarangiye? Ntukigire umwana nkaho utazi umuntu Shyaka. None se kugira ngo wemere ko yanyanze nuko ambwira ngo kuva warabyaye igenda ndakubenze? Shyaka ndakumva. Mufashe yiyakire mu bundi buryo, naho kubengo ko yabenzwe byarangiye. Nanjye simvuga ko atabenzwe, ariko nta n'uwamenya da. Kuva Titere nawe nyine atarashaka ashobora gutekereza nyine akavuga ati se ubundi kubyara n'icyaha ku buryo byanyicira ubukwe. Si icyaha ariko ni icyasha. Uzi kubwira umusore ngo burya mfite umwana ngo nabyaranye n'undi mugabo? Umugore ntubyarereka. Gusa mana yanjye byose byatewe na mama wanyibyariye. Umunyarwanda nta kosa na rimwe mubaraho Shyaka. Nanga ko iyo agahinda kamaze kukwegeka ari ngewe ugatura. Wagiye kwivamo ntarakubujije? Iyo mbimenya simba narakumviye n'umunsi n'umwe mama. Chris akimara kunyereka ko ankunda, nagombaga guhita mubwira ko mfite umwana akankunda bizi cyangwa se akanyanga hakiri kare. Ubwo se yari kuba gucikira? Yari kujya gukunda umugore kuko abakobwa babuze? Mama ibintu narabibabujije inshuro nyinshi. Byarangiye byo guhora muterana amagambo ngo byatewe na kanaka undi nawe ngo ni kanaka, ntacyo rwose byatumarira. Ibyo dushaka nuko Anyesa atwemerera akarya kareka kwicisha inzara. Shyaka ndakumva. Ibyo biryo ni mubishyiraho mundeke nitekerezeho aho nsonzera ndabirya. Anye umwanya wo kwitekerezaho rwose ntawe ukwima, ariko nawe dusezeranye ko byibuze uraruriye. Ubwo ni numva nshonje ndarya. None se kuveje wari ikinye? Si wanditse. Ku buryo wavuga ngo ni wumva ushonje ngo urarya. Anyesa ubuzima bugomba gukomeza. Uyu muryango ntiworohewe. Ubu ntakorwa iki ngo Anyesa abashe kwiyakira, naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico Urunana kuri telefone yawe ukanda 845 ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.